witabye Imana nyakugenda mwapfana giki uyu muhungu nyakwigendera na nise wabo ndiba ni leta iswe umufata hose muga yafashe muga none ko ndeba inzoka zimushagaye zenda no kumukuramo amaso biragenda bite kugira zimuveho amushyira mu yonga bitanga muga ngo mushyire mu yonga none twamubonye mushireho iki ngo muyonga w'itabi cyuma tuvanga ibintu barayaje dore cyuma kwa cinara Yesu tukazatani bidayimoni biraga cyuma twizuri Kigali umuganga ari butugaragarize umuntu uri inyuma y'uru rupfu rwa nyakwigendera wagiye bari bamugaragaza ngo bashaka kumugaragaza ndavuga rero nanjye nimba uko bimeze ntago ndi bucikenege mugenda nanjye kugira ngo ibintu baje kugenda neza cyane nabajije abantu impamvu mise mpaza kizeho kamera ngeze ahangaha kangomange mwihanga twagize agahinda twagize ibyago nta kibazo hereza ura muvyeyi wanjye umuntu wari kumvugisha ninde wari kumumagara ningewe nanjye nabuze umwana wanjye witwa Karemera twabuze musaza wa Karemera ejo bundi yavuye ku ishuri none yapfuye urupfu rutunguranye mama we nguyu ni mukuru wanjye none turi kugira ngo uyu niwe mama w'uyu nguyu mwiwe murakomeye ngewe ihangana imbere y'imbirindi byose yari ku ishuri ariko urupfu yapfuye nta nduzi ansigiye ibikorwa byinshi ariko mana ubu ndi kubona nta no wiriri hangana mana mwakoze kuntabara ariko mana ngo yitwa Karemera uyu ni mwene nyina witwa Jean Paul yavutse muri 1991 ubu ansigiye n'inzu ni mushiki we se uyu ni umwana wanje ni mushiki wa Karemera yaje kumfata mu mugongo nawe uyu ni murumuna wawe uyu ni murumuna wanje ni wowe twavugana kuri telefone ni jewe wakuye muganga kuko hari umufasha mfite ukora ubufasha kavura abantu none twamuhamagaye no kugira ngo amuzure nyine ariko aratwereka umuntu wamuhohoteye wamwishe wamwitaye kuko yatubwiye ngaraje none turamutegereje kuri telefone reka tumwakure azi reka tumwakure nibwo dutegereje ngazi uwo muganga bana abavandimwe baje kumfasha mwihangane mureke twumve ukuntu wari wamuvugishije kiraho parire yego Amana we. Ni iyihe nimero? Inimero ya muganga ni iyi. Ndabona mwawe n'ikibazo. Twahuye n'ikibazo. Karemera yapfuye. Ihangane mubye. Mumbwira urupfu yapfuye. Munyereka n'utere murumuna we. Ihangane. Ndabona afite n'ibiti. Aro muganga. Munchire parallel. Aro muganga. Muganga wiriwe. None twagumije kugutegereza. Kubera bakorera abandi bitangaza natwe turi kugira ngo umuntu wacu umuntu wamwishe umutubwire. Wamutubona ko twangura mubona. Ihangane niba rero nari nababwiye kubera ko muri kure ntabwo babona amatike yo kugura ihangane twumve muganga uko avuga basi nababwiye ibyo mukora mwamaze kubikora yego oya ubu mu minota yego amafaranga mureke twumve muganga uko avuga mureke twumve ibyo muganga avuga reka muganga tubwire none ubwo tugiye guhita tubona uwamwishe koko mu minota itagera muri 20 tugutegereze turebe umuntu watwiciye umwana mana reka mbaze muganga nanjye muganga yego ndakumva muri ihangana hari urusaku rwinshi nyine aba bantu bahuye n'ihungabana yego muga nanjye ngeze ahangaha ibintu bihabaye birantunguye
kandi ngo bambwiye ko ugiye kugaragaza umuntu ngo wakoze aya mabara cyangwa aya yewe mabara. rwose njyewe umuntu waroze cyangwa umuntu wibye cyangwa umuntu wagize ibyago byose agomba kumpamagara, umuntu wabikoze ngamugaragaza kuko mfite amahembe, mfite inzoka, ndagiye gutuma umuntu inzoka yagiriye nabi uwo muntu ahita agaragara kano Tuka satani ngo ufite n'inzoka. yego. Muga none se jye ntabwo ndi bukureho kamera kuko ubu tuvugana kamera iriho, uraza kugaragaza uwo muntu koko tukiri hano kamera ikiriho cyangwa? Yego tugiye kumugaragaza rwose mwe kurahungabanya mwe ushinzwe iki? Abantu bahungabanye rero, abantu bahungabanye ahangaha rwose bari kurira, nawe uri kubyumva. Jyewe sinzi, bafite agahinda kenshi, sinzi nanjye nibwo nyagera. urabikora udahari bishoboka kugira ngo aveho, kugira umuntu avaho ngaho barabanza bakore icyo nagateguye gukora. umva mwihangane, mureke mwumve ibyo muganga ari kuvuga kugira ngo mwihangane urabikora udahari muga. Alo, urabikora udahari? Mureke gatoya numva ko mwihangane kandi kumve ko mwihangane kumve twobe ku telefone ngo iki ndimo ndakubwira ahantu hose waba uri mu Rwanda, waba uri muri Amerika, aho waba uri hose wagize ibyago ukampamagara. mugabanye nkoresha inzoka ngagushyikira umuntu waroze, ngakoresha amahembe yanjye nkareba umuntu wakoze ibyo ngibyo mu masaha, kuko babyishyuriye kubona uwo muntu amafaranga bohereje amafaranga 100,000, twavuganye andi ko bayishyura ari uko wabonye uwo muntu. njye rero ikibazo mfite cy'amatsiko kandi kindaje ishinga ni uko uwo muntu aragaragara koko udahari tubibone cyangwa? Ngiye uwo muntu agiye kugaragara, ngewe kubera namaze kumushika bampamagaye kare mu gitondo ngo ibibazo bikimara kuba, ngewe mbahaye iminota itagera mu 10 ubu turi kuvugana, umuntu ngiye guhitamo bagaragariza kano kanya. Uduhaye iminota 10 aragaragara uwo wakoze ibi bintu? nta no kwigeramo kandi cyitonderwa. Yego, uranyumva, nta muntu wemerewe gukubita inzoka ziraba zizengeye ko uwo muntu waroze uwo muntu. arazane afite inzoka se? ziramwizingiraho nizo zigiye kumugaragara. Cyuma twigende nimba azafite inzoka. uranyumva kandi kugira ngo zimuveho barafata umuyonga w'itabi nababwiye gushaka kandi gisigara barijugunye ku uwo muntu kugira ngo zive umuyonga w'itabi n'indi uri ubushake. uwujugunyaho n'uwo mumama wampamagaye umuhereje n'amafaranga. Waguhamagaye wumvise ngo uri bufate umuyonga w'itabi kugira ngo izo nzoka zimuveho, uza wabikoze. Okay muga, jewe reka ntegereze kuko abantu ahangaha bari gusakuza kandi koko barababaye cyane. Reka ntegereze ndebe ibyo bintu, ntabwo turi bukureho kamera kandi jewe nubikora ndi umugabo wo guhamya ibiri bibe bibaye ko nanjye ndahari, ndi ijisho ry'abadukurikiye bari mu bice bitandukanye. wongere kumpamagara ndumvira ko bikunze nkubwire n'ibindi byose nkora wumve cyane. Sawa sawa. umuntu wariciye umuntu ndamubonye. Juma fashe igiti. Juma we yagiye mara Juma kura kamera. Yamugiyemo inzoka. Umva, yene muri wa muganga uri cyefite. Okay. Yesu we mana yanjye. Ongeye mpamagare wa muganga, ongeye mpamagare wa muganga. Mubaze ibibazo. Kugira ngo turebe ukuntu inzoka zamuvaho. Mana yanjye we. Basubira kuri. Ukiriho parere. None ari kuma nk'igisimba. Giye mu mwiyamagara nibyo byiza. Yesu we.
mana yanjye ibi ni ibiki noneho Juma turava baba we mama yahoze swe rero ukuntu zahagaze Juma do uzahagaze mana yanjye zamwizingiye muganga ko ndibaza bireta swe umufata hose muga yafashe muga none ko ndeba inzoka zimushagaye zenda no kumukuramo amaso biragenda bite kugira zimuveho amushyira umuyonga w'itabi mujugunye umuyonga w'itabi atazimuvaho muga ngo mushyire umuyonga none twamubonye mushireho iki umuyonga w'itabi wowe mujugunye umuyonga w'itabi kiraho Juma rero hanyuma amafaranga nakubwiye kohereza nayakwemereye ndayaguha ngo arago Yesu zimuvuye dore ukuntu zimuva Juma Yesu we kwakinare Yesu we umva yego Yesu we mana yanjye umva dore ukuntu zasamye we kamurya Yesu umva narangira kumushyira umuyonga w'itabi yamukizeho ziri kugenda zimuvaho niba yarangije rero namubwiye n'ubundi abantu bazaba bagira ikibazo ajya bohereza nimero yanjye ndazemeza nzagushaka mpaka Ese muga nazibona nimero zawe ndazemeza ikindi kibazo cy'amatsiko ibi bintu ukoze udahari mba ukoresha nizi ibishitanira cyangwa njye ni ukuvuga ngo ahantu waba uri hose ikibazo cyose waba ufite aho waba uri muri Amerika waba uri muri Tanzania waba uri muri Kenya waba uri Burundi aho waba uri hose upfa kumbwira ikibazo ufite iyo tudakoresheje inzoka dutereza umuntu amahembe igihano kandi bashaka n'uwo muntu wabikoresheje watumye uwo mwana tugaragaje nawe turamuha igihano babigaragaza imbere ya kamera cyangwa bitangire kuri telefone none se muga ni ukuvuga ngo ni ngiyi ishobora kugera muri Amerika cyangwa no hanze aho waba uri hose twebwe dutanga ibihano kuko inzoka ziza mu muyaga zikaza mu biki amahembe yose akoreshwa n'umuyaga ahubwo ukeneye nimero yanjye wayimuha nta kibazo turazishyiraho fata telefone yawe muga turazishyiraho Juma fata twijyane Juma tuvanga ibi barayanje dore Juma kwakinara Yesu toka satani bidayimoni biraga Juma twizwe Kigali mana yanjye mu izina rya Yesu ibintu nibinkurikirane ikiganiro gicejeho ciao ciao